kwa muganga nahigiye ibintu bibiri mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Sindi bubatindire rwose ubundi dutarame. Nahigiye ibintu bibiri. Ijambo rya mbere namenye ko hari aho abantu bose bagera bakareshya. Ushaka ube witwa porofeseri cyangwa dogiteri cyangwa umupilote, hari aho ugera ukareshya n'umunyonzi. Hari icyumba kiba kwa muganga kibaho itara ry'umutuku imbere yacyo, hanze uribona uri hanze, nta mikino. Iyo ukinjiramo haza umuntu n'itaburiya akakubwira ngo kuramo imyenda. Ziko yabimbwiye nkahita nihagarara ngo n'ikabutura noneho anyereka kananzi amvuga no mu izina ngo pasite, nawe wundi w'imbere ukuri tabashira koko wa mwana we ndi pasiteri, nta mikino ushumba, nta raho amafaranga atinjira, haraho ama etaje agarukira. Na shari mwasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu, nawe harahasigara akavuga ati rwarize mwana ugacaho, kandi mwana asezeranye ko muzatandukana ugacaho, bakakujyana areba agasigara. Nabonye ko ari abantu bareshya. Kiriya cyumba harimo igitanda kingana ukuntu, nanjye kukurabura reka mbigire ibanga. Ntacyabarangije mu Buhinde no mu Bwongereza n'icyabize Nyagatare, ni bose baryama kuri kimwe. Kofi nawe wakwirwaho. Ni kimwe. Jambo rya kabiri, nyiraho kuri iryo rya mbere nahigiye, nasanze ari ibintu byose bisigara ariko ukinjirana na Yesu. Kinjirana na Yesu. Nta telefoni bagusigira ngo upipe sheri, oya, usigarana na Yesu wenyine. Shaka umwana wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye, muri twari wigeza gutera inda, vumilia ngo nararwaye nta wangezeho, hari ugushinzwe. Harivuga ngo ni njye ukomeretsa ni nanjye womora. Nabisomye muri Bibiliya, itakomoye nta ushobora kukomora. Iyo ni serumu abashumba tugira hafi yo gutera abazahaye, twita tuyigucomekamo yo mu mwuka nyine. Paracetamol ivuga ngo kurira kwarari umuntu bwa kimpundu tukagukubita. Tugira na za kwaritemu ku bantu bagize umuriro mwinshi wo mu mwuka, bivuga ngo mu gicuku cyanyu. Nonaha ndashyira mu mahoro wabacurira ngo biremwe. Dore imiti Kristo yadusigiye. Mipana agakweta gagazi kuntu neno gatinda mu cyumba, ubwe washyashyanye uri guteka umuceri uvuga ati agakobwa kanjye karatashye, kirwaga kajya kawunga ku ishuri, nukaya ngo byibuze aho yatinze mu cyumba avuye muri dushe, wenda arimo arisega agapuderi yarakuze, arimo arasesega neno yasokwana ngo salama mera ati ngiye ku muhanda. Wakora iki kumukurikiza amaso ukavuga ati Imana imbabarira ataha amahoro, ahubwo kuko umukubise ikimamire gutekesha, urumva hari itegeko rirengera umwana we. Umukubise rakrete. Nigeze mbibwira abantu, umwana ava ku ishuri aragiye agenda neza, akagaruka agenda nka dende. Wamubwira ati bite se muhungu wanjye, ati vi ati ngiye kurya icyuma. Vie wamugira ite kajya kurya icyuma umureba agataha umure, ahubwo icyo gikita ukurikiraho.
ni ukugura umutanzaniya mwinshi, kawunga nyinshi, kuko iyo amaze kurya icyuma igikurikiyeho ni ugufata ibyo kurya. Iyo abibuze rero ni hahandi ni pasi ayihitana. Uzi ko ipasi ijya mu ikayi igakwirwamo ayitwara mu ikayi kugira ngo ni amakata atagiye muri etide, nayo ni ipasi ajyanye. Ese ipasi hano yagiye ukajya kogereza umukire mu gipangu, ibiryo bigashya bakabiteka ureba, urimo urayikuba na vimu, urimo urayibrabinga, urimo urayisimoniza, ugatera amashiraje, moteri ukayataka, bakarya ibiryo bigashira, ibindi bakajya kubimena ureba. Bose agahagarara hariya ku rubaraza ati peti warangije se, akajya kugaca tukamurenganya. N'ingaruka z'ibikomere, ibiryo se wabirya ukazabimara, uzarinda urangiza urugendo ku isi ndi itarahaga. Sangira Mana yaduhaye ubuceri, njye na madamu tuhita tugura inkoko, tugura izinka, tugura dendo, tugura amafi, tukajya tubisimburana tukabirya, hakurikiraho gahunda yo kwishima. Buriya rero ibiryo ni danje mwana, ye baba we nakishimye ngiye kwa muganga, ariko uve ko umubiri arifu. Uyu mubiri dusiga ni umuginga. Banyandikiye utunini tugura desa, ngamize katonya kangana gutya, kwishima birahagarara. Mpita nugura ndutsimba mu rugo, nzajya nzirya nishima gahunda nkamiri. Ariko Yesu hari uko yabigenje, ntago ngishima. Nase nabigenza gute ko aribwo bwari bikiza? Nibwo byari bikiza, nibwo byari bikiza. Nyikiriza amen, ongera gake amen. Kandi Imana yabanje kutunyuza mu nzara kugira ngo nibiduha tuzamenye gusangira n'abandi. Nibyo umushumba wari uyoboye wumvaga yavugaga, twebwe mu rugo twirira imyaka nta mibare tujya dushyiramo, twe turasekura. Nabwiye kagafuka k'umuceri twe kashira dabu, kamanukira dabu, nta by'imibare. N'abaturage barambwiye ngo tujye tubaha ibiryo by'ingurube, ndabaseka. Twe tuva ku meza twunyuguje sana, tunyuguze, ntacyo tujya dusigaza. Inyama ntabyo kuraza, twe turunyuguza. Kandi nshimira Imana ko yampaye umudamu ubyemera. Meruka hano mu kwa mbere siko bimeze, ubu turi mu kwa kane. Sinakoraga ariko ntitwigeze dusonza. Imana ifite uko yabigenzaga, ibigenzi. Habona abakomando banje barariyeneje ubundi muri vacances bose bari bateye, buri muntu andeba gishirwa avuga ati no baranja tu. Niko Yesu akagira ukabihurizamo. Ubagiye no ku mashuri.